nabageze ngo nani kugira ngo ntereteme ndi umupapa n'abana batatu ufite umudamu nanaguye nagwira handi sinyeneye mama Sharene ngambere umugore rero mama Sharene niba munamukunze impamvu ndiko niba mubungiye no gutungana kuko nyina amaze kubona ko hari ahantu agiye kugera bivuga ngo niba ndigushaka kumugira inshuti kugira ngo azambere umumaro mu minsi iri imbere mushiki wawe niyo mpamvu afite yerekwa ubanza ari n'umuhanuzi kuko ari mu bantu bake bageze nko muri batatu cyangwa babiri batinyutse kuvuga ibi bintu hanyuma rero narabyemeye cyane ibyo kuvuga ngo gutereta usibye inkozi z'amabi zivuga ibyo bintu urwego ndimo n'ububyeyi mfite ntabwo ayo manjwe ujye ubihorera bavuga ibyo bashaka rata ndakwemerewe musaza wanjye kuko nta nubwo nazakwibagirwa ahubwo Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko turi kumwe n'abakozi b'Imana nibo tugiye kuganira kandi ikiganiro tugiye kugirana ndabizi neza yuko aho uri hose n'ugikurikira uri buze gufashwa cyane cyane ku bantu bari buze kukireba badashaka ibyo bakiritikamo ahubwo bashaka gufashwa n'ikiganiro uziko tujya dukora ibiganiro umuntu akakijyaho ngo agiye kureba ibintu bibi byakibaye ndike kuri comment gusa ngo ni ntabindi akakireba nawe yafashijwe n'umutumwa akagwa gushaka aha tujo abo bantu ko mugani wawe buriya niba bakwiye kureba comment za bari abantu ramutse barwanya ahubwo navuga ko baba bafite ikibazo kuko bari abantu ngiye mpamya ko abantu Imana inzanira ko burya mu buzima bw'abakozi b'Imana ntago ari ubuzisi ubuki ko umukozi w'Imana burya njya ndakubwira abantu burya n'ujye ubona umuntu yakoreye Imana akazana indamafufu ujye nawe ujye umukemanga ko burya uko byakagenda kose ukurikire ku ntumwa z'abandi yukorera Imana byanyabyo kugira ngo urabona ari n'umugabo bita Paulo muramuzi nk'umugabo ukomeye yavugaga ubutumwa akora ibitangaza ariko kubakurikiye ikigisho cye cyeza arafite ijisho rigipfuye yabwiraga Uwiteka ati ngiye ariko washyiremo imiyaga ati genda ubuntu bwanjye buragwagije burya hari ibintu Imana igikora kugira ngo irebe ko twuzuye mu mitima kuko murabona wa mugabo bege baba ishimwa mpuje n'umukozi w'Imana ajya mvuga njye amagambo yahuze n'imirongo ko babizi cyane no kundusha hari abana bafashe mwene wabo muvandimwe bamuta mu rwobo bamaze kumuta mu rwobo babona bidahagije bamukuramo baramugurisha bamaze kumugurisha bigerigiye none waje muri cya gihugu agiyemo ari cyazaberamo umuntu ukomeye eriko se reka tuzadinge babantu babikoze bakoreye Satani cyangwa bakoreye Imana ubundi hari message zitwinjiza mu mugambi w'Imana yego nishaka zivuga ngo uriya mugabo tumubona nk'umunyamitwe ariko zirimo zirayinjiza mu mugambi ahubwo icyambere ni ugusobanukirwa umugambi ariko se wenda mama Sharene tutararengaho reka tumusubize iki kibazo yarabajije nanjye ariko binteye kukibaza buriya bene se wa Yosefu kumuta mu rwobo kumuvanamo bakamugurisha kugera bari abantu bose bagiye bakora muri ya processes y'ukuntu byagendeye Yosefu bari gukorera Imana bari abakozi ba Satani bari abantu kireka mbikubaze we ubundi umugambi w'Imana ugendana n'uwa shitani sinze kono muri bo byombi aho umugambi w'Imana unyura umuhanda ucamo na shitani bari hafi aho urabona ko shitani we bira bintu byaye mu mugambi w'Imana ariko shitani burya kumuta mu mwobo shitani yavuze ngo arangiriremo apfe birangiye ntabwo sinaho bahereye ngo baravuze ngo reka tumwice abandi baravuga ati se ni tumwice bashakaga kwa amaraso muvandimwe umwuka jaravuga ati ni umute mu rugo arongera aragaruka ati ntibihagije ati ntabwo tumuriye umugurisha nicyo bita umwuka umugambi w'Imana rero wari uri hariye ariko shitani agashaka bura bavuga ngo tumwice wari umugambi wa shitani bavuga ngo tumutawe mu mwobo bura yari kuzahwerera na wari wa shitani ariko umugambi w'Imana ukurikirana Yosefu tehubwa mu mugurisha sawa rero ura wari umugambi w'Imana kugira ngo agere muri kiriya gihugu yego okay murumva introduction y'intangiriro y'iki kiganiro uburyo imeze irashimangira ko kiri buza kuryoha wowe kurikira uri kureba Iyobokamana TV ntucikwe aha ngaha turi kumwe na Bishop Gafaranga reka ababwire nandi mazina yiwe mazina yanjye niswe n'ababyeyi nitwa Habiyaremye Zakari niyo mazina yitwa
Yes. Uyu ni Bishop Gafaranga muramuzi cyane muri comedy nyine zijyanye n'iryo zina mumuzi cyane muri filime nka Sara bavakorera izindi zose aziba ziri ku ma platform atandukanye yiwe harya muri platform zawe nizihereka ntagire ngutwikira niko bavuga. Ni Bishop Gafaranga n'ubundi YouTube ni Bishop Gafaranga, Instagram ni Bishop Gafaranga, mboga zanjye zose ngerageza gukoresha ni Bishop Gafaranga. Okay. Ni naho izo filime zose zibazi. Yes, ni byiza cyane gukora subscribe kuri Bishop Gafaranga mukanya mbonye notification yuko hari seri muri izo ngizo yamaze kugeraho mukanya cyane rwose saa 8 z'ijoro yari maze iri Sara ngira ngo 14 yari maze kugeraho. Okay, ni ibintu byiza cyane. Uriya we nawe aratwibwira ni Mama Sharirene ariko yibwire abantu amazina ye yombi batamuzi wenda uretse ko bigoye kuko amaze kubikimenywa na bose ariko hari watarukiraho wenda hari abaza barunguruka badakora subscribe bigendera wenda akaba ari mushyashya. Nanjye nitwa Mukeshimana Emerita ku izina rya Mama Sharirene nanjye ndi umumama w'abana 5. Ni Mama Sharirene naryo ukoresha ku ma platform yawe na umva kwiyobokamana TV kwisezerano TV nta bindi birenze biraho ngaho niho nkorera izo ngizo se nizo nta Facebook ugira nta Instagram nta nibyo njya mibyo reka ni kuri Kwizera TV Kwizera Yesu TV kwiyobokamana TV amine kuri YouTube channel akorera yivuga butumwa niwo murongo yahisemo. Okay, ntacyo nabirenza birumvikana. Yes, iyo rero ni Mama Sharirene na Bishop Gafaranga murakomeye. Yego turakomeye. Okay, Gafaranga wakiriye gute kuba nguhuje na Mama Sharirene? Njyewe ntabwo nabura kubivuga ni ikintu nkunda kuko impamvu mba ngikunze cyane nkora comedy ariko naho nakora comedy nibutsa abantu ndi umukristo. Yego. Kandi ukristo banyuze kujaginga wenda uko bishaka gusa wumve ko ndi yego kakuwo umukristo mwiza sumenywa n'abantu n'umenywa n'Imana ariko gusa nigiyumva niko bimeze ariko ukurikije bwa Kristo bwa murongo nabunyujujemo usa nkaho umenywa n'abanyamwuka kandi ntabwo nabura kuvuga ko abanyamwuka ari baki ko n'abawumva ni benshi ariko abayoborwa nawe ni baki nabo ngo ni abayoborwa n'umwuka ni nabo bana b'Imana kuko buryo uyoborwa na mwuka agenzura komite akayigenzura mu mwuka agasarura umwuka ariko buryo utayoborwa nawe burya yigendera mu mubiri akayikura mu mubiri. Bisobanura ngo yo ngiye nka Bishop Gafaranga komedi yanjye no rwose ngiye nyita komedi cyangwa nawe ukayita komedi ariko nka Gafaranga ndi umugabo ndubatse ntabwo nari kuza gukina ibintu bidafite icyo bimariye abantu cyangwa bidafite icyo ko nge ndi umukinnyi wa filime barabibona hari na filime nakinye kugira ngo mvana abantu mu rujo batunga ngo wenda ngo naje kwitwikiriza ngo Bishop Gafaranga ngo mbone inyungu nakina n'izindi filime zindi narazishobora zitajyanye n'ibyobokamana ariko noneho yo kakantu kankoreye gutya ikintu njye ubunkoreye cyiza niko yo mpuye n'umuntu nk'uyu utari umukomedi ahubwo afasha ko ryavuga butumwa ryanjye rishobora kuba ryako urabona nivuga butumwa riri muri comedy ariko wari mfite ritari muri comedy yagize ikintu ahuzamo na bya bindi nyine hari umuntu ankomorera ku maso nkumva ndishimye niko bimeze. Reka mbase kandi ikibazo nk'icyo Mama Sharirene. Mama Sharirene Bishop Gafaranga uramuzi uzakina comedy zitandukanye cyane cyane bakunda kuvuga ngakunda kugera kuri kutavugwa mu bintu biba biri muri gospel abapasteri b'abatubuzi abahanuzi b'abatubuzi ngira ngo urabizi cyane ho byinshi cyane uburyo akina guhura nawe kuri kamera abakozi b'Imana benshi bagiye banga bavyanga uravuga ati reka tini wa Bishop Gafaranga bakiruka njyaro nabibwiye ati tiniyo wabigenda utanabona nura mugabo tize kubera iki ati binavuga tibibize ati nyine ati ubwo se urumva sinzi icyo bivuze nawe ngira ngo urabizi ko abakozi b'Imana bati bagutinya ariko wenda uri ndibuze kukubaza we ubona bagutinyira iki cyangwa turi buze kubigaruka ariko reka Mama Sharirene maze numve nawe uko yakiriye kuba mbahuje mu kiganiro. Okay, nibwo bwa mbere mubonye najyaga mubona nyine muri comedy ariko kubera ubutumwa afite bw'abatubuzi bira bintu bikorerwa mu musengero nje Imana yabimpaye kera nko muri 2007 2008 2010 n'ubutumwa maranye igihe ndabufite muri ya agenda yanjye nini none ibintu yajyaga kina nkabona umunanzani anyoherereje aka video ari gukina tubura nareba kwamvuga inteka bise nuko nimawe muri makenge ntabwo nigeze ngira bwo guhura nawe ndanabyishimiye ntacyo bitwaye kuko
ibyo ibiri yavuga abivuga muri comedy ngiye nkabivuga nk'umuntu wabitumwe n'Imana. Urumva rero turi mu murongo umwe nubwo afite ahandi hantu wagize ate abinyuzamo. Nta kintu rero bintwaye ahubwo courage ukomeze ukore uriya murimo abantu bace bugufi bihane kubera ko biriya kinante hari abo babikinira se hari abo babikinira mu nsengero bikaba bigakorwa bikajya no mu bikorwa nta kintu rero bitwaye. Ariko kuki mbona abakozi b'Imana cyangwa abantu muri gospel industry bamwe na bamwe batera cyane amabuye Bishop Gafaranga mu gihe nyamara abakozi ibyo yakinnye muri comedy baba bigaramiye ubona biterwa n'iki? Reka rero mubwire burya ibintu by'Imana byose birarwanywa. Umuntu uzakorera Imana bamukomera mu mashyi akayamukomera imyaka n'imyaniko igashira azasubire ku isoko. Iyo aza kuba atari gusenya ubwami bwa shitani nta wari kumutera ibuye. Ikikwereka ko ari umugambi w'Imana ubimukoresha ibyo akora abikina muri comedy ariko muri rusange ntawe yatuburiye. Ariko babatubuzi original buzuye muri original barabatubuzi buzuye muri uyu mujyi wa Kigali birirwa kuri kamera nkuko tuhirirwa nta ubatera amabuye kandi dufite audio zabo batuburira mu mahanga dufite ama message zabo babo batuburira ngo aho ngaho uri ngo hari abadayimoni benshi kugira ngo mbarahandure burundu urohereza amadolari 400 izo audio zirabitse ariko ukabona tanze ikiganiro nta umuvuze ukabona geretseho ikindi nta umuvuze ariko bakajya kuri uyu ngo ari gukina comedy zabo bakaba ari we batuka. Ni ikikwereka yuko abadayimoni bundi abadayimoni bajya kuva mu muntu barashya burya baba bahiye. Yego ubona bari abantu batakurenganya ko kubura bagutukiriye. Yewe nibyo nahereye nkubwira ndabakunda bari abantu mpamvu bakunda yo babamvuga neza nakabaye numva nk'urubusa kuko nakabaye ndi umukozi wabo ariko kuko batamvuga neza urabona nimba bamvuga nabi ntibangaburira ntibananyambika none yibaza uwo nkorera sasa naza kunyambika no kumvuganira urumva aho ntawe uzitambika bivuga ngo ishimwe rero mfite niko nakorera bari abagabo kandi ikindi cyonyo nta nubwo nabura kubivuga ngiye navuga ngo nabwiye abantu ko ndi umukristo kandi nzahora ndiwe ku giti cyanjye pana ku muntu uko impamvu ngo nibajya bambaza sifite isoni na ubundi ndi umugabo wasenye amadini menshi kuko atari kubera ubuzererezi ahubwo ari kubera ubuzima nabaye. Wenda uvuze gutyo ko wasengeye mu madini menshi umuntu yakwibaza etese ubundi biriya bintu kina muri comedy umuntu wabikubwiye warabibonye amaso ku maso uravuga ati nkurikije ibintu nabonye mu nsengero nagiye nyuramo zimwe na zimwe ngiye ndumva ncyafite ishyaka n'umwete byo kugira ibintu ngaragaza bikosoka byatewe n'icyo ubundi kiriya gitekerezo Bishop? Nkuko nyine nabikubwiye navuga ngo nabaye kubera ubuzima bwanjye butabaye bwiza naho nakuvukiye nagiye nisanga nk'uzerera kwanjye rero mva hanjye byagega bituma nsengera aho mbonye rimwe na rimwe nimba mbaye wawe uri umudive ndaba umudive kugira ngo tubane nabaye n'umusilamu igihe gito kubera inda njya ahantu barambwira ati dusenga gutya baravuga ati yes abantu shahado hitera kubera cyarashakaga bivuga ngo rero nta kosa nagiye nkora kubwinda kuko burya n'Imana irabyemera bivuga ngo rero yewe nagiye nkunda kuba amadini menshi nkabona ibintu byinshi simvuga ngo ni bibi gusa ni byiza nabibonye ariko nta mwanya negezemo ko byiza barabivuga ndabyibuka mu itora rimwe ntari buvuga izina begeze no gutoranya abasore baravuga ati tugiye gukora igenzuzi ry'imyaka 4 hari byari itoro rizwi ry'abanyamwuka bamama akazi ko kureba ukuntu ibintu byasohotse n'ukuntu byinjiye nagiye kureba sanga urusinga rw'amashanyarazi rwari ruhagaze 300 rwasohotse icuresha ubwo rwagombaga kugurwa 300 rugurwa 900 abo nabaki babikoraga abakirisi ndabyibuka ni munsi umwe murindi torero bari bavuze nyine na ko nge nkunda kugera mu itorero hari makosa bukunda gukora mu matorero ntibajya bareba ngo umuntu afite mwuka hari n'ibintu ndaza kuba wenda muzi na mashenazi bava protocol no misi kuba wambara neza ukabera nanjye nuko keshi bajya hari naho nagiye mu protocol sinababishya ntabwo Kristo ufite nta nose iyo bifite ko gusakara mukagira udukote twishi haraberwa umwe n'imwe biba baranyiyegereje wenda bakora nayo makosa ariko no bayajyanamo mbona ntabikunze hari ukujya ahantu umwana ariko ukeneye gukura neza ariko wenda uri umwana udafite ibintu byose ndabyibuka nabwo bashyira ku giturisho turaturisha nyuma yabwo inota ya 5 ngenda yibona nyuma yabwo none no kucyura amafaranga urabizi muri no misi naga amafaranga y'itura kijya kuri bank ataka umufuka wo mushumba baraye
umushumba yari yituriye inoti ya 5 uwo munsi ku giti cye we iyo noti irabura badukoresha inama ubwo umuntu bayisanganye umunyendimi ubwo n'ibintu byagiye bigenda bima yuko bishoboka ko umuntu yavuga indimi atari mu mwuka w'Imana ushobora ko umuntu yavuga ijambo rinatyaye atari mu mwuka w'Imana icyongero nongera mbihuza n'undi munsi muko dufite amasengesho y'iminsi 40 kuri narayasenze ndayasenga ipataro yanga kumfata neza nkajya mvuvuka urabona ari byo ngo no kurya nijoro gusa ariko ari gihe kijyana nijoro gwite no kundi gifu cyane bikajya bikunanira kandi bakubwiye ngo nutabishobora ejo ntabyo uzari noneho rimwe ninjiye muri office sanga umuntu watushishikarizaga amasengesho ari umushumba mukuru usanga ari mararye nibaza ukuntu ngewe yamaga gukobora igifu we yiriye none ibyo bintu rero nyuma yabwo ushaka cyo ndi kubivugira ni kuvuga impamvu yabintu yego kubyumva yego n'ubundi nyuma yabwo rero nkora ka video ndi mu nkweto mvuga mu ijwi ry'abapada ko niyemamariza inkweto n'icuriza yego rero umugabo witaga nubwo ari umugabo n'umusore witwaga Kedot baramuzi afite n'imbuga akoresha yitwa Kedot Rwanda Restaurant baramuzi abantu benshi bakurira imbuga arangira ngo atufite impano wino ngufasha ariko ntabwo yashatse kufasha mu mpano y'aba bishop ko ntabwo yarabizi yego yarambwa ati ntiwakina comedy ndavuga ati ndi umukristo ko nararimbaga avuga ati ntibyakunda keretse nimba ari ukuntu nabikora muri ubu buryo bwa Kristo ufite amayide yabyo se ndayafite nanjye ndavuga nk'umukristo ndavuga ati nonangereka nere kujya gukina kunywa inzoga kandi n'ubundi nabwo kujya gusebya abasinzi n'ubundi natwe barakore tudasobanutse nabona ari kubanje iniri wacu nje rumva ntabwo bari kunyemera ko naje nkubitira mu mavi senya akazu ka Satani kandi uko niko kuri aragasenya kandi nzakomeza none bishop hari ukuntu umuntu akora auto evaluation cyangwa auto evaluation y'ibintu ari gukora kavuga ngo nje nkurikijeho ntangire gukina comedy nagiye mbona ama feedback swat y'abantu babonye comedy zanjye bakorerwaga ibyo nkina ubu bahindutse bamaze kumenya ubwenge cyangwa y'abantu babikoraga bahindutse hari feedback ujye ubona ngo message n'ubu ufite umwanya baguye telefone yanjye message ifitemo nka message nka 300 z'abakobwa batewe inda n'abashumba kubera iterabwoba muna kukubwira ngo iyo nda naguteye no bibwira abantu urahita uhwana nayo Imana irambwiye ngo ngomba ari gari ibintu ngo ngomba kukosa ukanda mu myanya y'ibanga akuvumura aho ni muri abakobwa ba 35 nibo babwira koza ntibatekereze ko umwana wa vene abakiyumva ntiwamubwira kumwoza ngabyumva kuko ntiwamubwira imikosha afite vene ariko buryo umukobwa wegereye muri 35 yamubwiye atafite nyirasenge wamuroze nukumwoza abo nahuye nabo bagiye boza aho bakora kwe ku mabere nahuye nabo hari nindi jambo bajya bitwaza muri biriya ngo nuko ngamwubararaho babubarayo barabarongora impamvu ya mbere bagendeye mu bujiji nibibaje ese bubaraye kuri amukozi w'Imana yubaraye ku muntu ute yubaraye ku rupfu yubaraye ku bibiri tubanga umubiri wari wakonje bisaba ngo umuryame hamwe nkumekireho awamuna asubire ubumuntu none uri gufata umukobwa ufite ibere rihagaze unahumeka umwubaraye hejuru je nijye ngunda kubwira abantu ngo ngega faranga sishobora kudasambana ariko siko ntabitekereza nubundi kuba tudakora ibyaha suko tutazi ko biryoha ahubwo dutinya ingaruka zayo ariko burya bageze ku rwego barara ku muntu zangaruka hari igihe utazibuka bashidoka bakoze deliverance y'ubufuti ibyo rero nagiye nkora n'abantu bakoreje deliverance bakagenda nyine basobamenya ko bibaho zabagiye babwira ati nudatanga nkuko yabivuze nudatanga amafaranga ngo twereze ku $1 Imana igura guhurutuje kugaruye muri Afrika yego Imana wagira ngo igo ni nazo nyigisho abantu bahorana ngo Imana ngo wagira ngo iguhombe ngo yaguhombye yego nyigisho zipfuye ziterabwoba nta kuntu Imana yagukenesha ngo igukoresha kuko burya ndagira ngo bwiza ukuri uvuga ubutumwa ugenda n'amaguru ntabwo mbihakanye ko bitabaho ni byiza nta nubwo mvuga ko bitabaho ariko no kubuvuga ugenda mu kamodoka ku izina ry'Imana nukaramanuka neza abantu bakakumva uzajye kubwiriza ahantu baguhaye itike niyo uri muravuga ubu ufite ubwoba ko ni wavuga ngo usese ntabwo wavuga ngo mwuno mudugudu mpabonye abazimu bagutegeye ubwo bataguhaye gusubizayo aho udefanda ibifuti bya ariko buryo yo wagiye
bivuga ngo icyo mvuga yo wagiye kubwiriza iti cyari yawe kubwiriza neza cyangwa amaso yawe atari ku matike yawe aho bivuga neza niyo mvuga ngo muri akanya umuntu ukubwira ngo Imana yaguhombye ikagukoresha ntabwo Imana ikeneye gukoresha abakene byo niterabwoba nta nubwo Imana ikeneye kugukoresha kuko wagiye muri Amerika kandi ikindi gihe nibwira n'abantu mwebwe birirwa bohereza muri Amerika ntabwo ari Imana iba kuko nayo hari abababaye ahubwo bohereze mu mutima mwababariyemo munezererwemo kandi umutima twabaremo n'uyu wa Afurika ahubwo Imana utunezerezerezemo aho bagutereye amabuye bagukomerera amashyi ubundi barakuvana muri Afurika kugira ngo Imana iguhomeje mama shayo uvije mu bishop gafaranga bavuze erega bishop ndamwemera ubyumvisha ute ntabwo byumviye hano gusa no muri comedy ndabyumva gusa ariko kuko mubonye atari muri comedy ibyo avuga ni ukuri si byo biba mu nyigisho zanjye se ibyo biri mu nyigisho zanjye turuzuzanya gusa biba bibabaje nk'ibi ngibi ari kuvuga ngo abamwohereza ama message nanjye nagiye mbona bampamagara uko nasohoraga icyigisho mvugamo abatubuzi bakambwira iryo terabwoba bababwiye turagusengera upfe uzasara mu minsi mike abana bawe bazagenda gutya noneho rero bakaba ari n'abantu banjye bumva ko Imana ivuga ari uko inyuze mu bandi Imana izambwira ari uko banyuzemo Imana yanyumva ari uko basengeye bonere ko umwanya no kubwira abantu ngo nibashaka Imana nta muntu utwara Imana ni Imana y'abantu bose umuntu wese uyihamagaye uko asa kose iyo uje ufite umwanda kugira ngo ikwakirira gukarabya iyo uze urinjiji irakujijura iyo uze utayizi iguha kuyimenya Imana ni umubyeyi w'abantu bose kandi kuko ari umubyeyi abana iyo baje bayihungiyeho buri mwana imenya uko iri bumugenzi nge sinabyumva umuntu w'inkumi babwira ngo bagiye kumwubararaho umuntu muzima biriya ni iyicarubozo ni ibintu bibi kandi ijambo ry'ukuri ritambuka abantu bazi ukuri abantu bahora babwirwa ukuri birabibaje ibintu avuga rero ni ibintu by'ukuri mbitsa ama audio mbitsa ama message kandi baridegembya muri uyu mujyi wa Kigali baridegembya nta kibazo bafite ntawe bavugiriza induru ariko hari ijambo rikomeye Imana yambwiye kubatubuza yarambwiye ngo uzabambwire ninagiye kwigisha cyangwa mu giterane yarambwiye ngo uzambwirire abantu umuntu wese uzi ko afite amafaranga avanye mu buriganya bwo mu nzu yanjye uwaguze mu imodoka mu y'uburiganya y'ubutubuzi ntabwo azayitungana Imana uwakuyemo imyenda uwakuyemo iduka ikintu cyose umuntu yakuye muri ubwo buriganya Imana izamuhombya kuko ni ibintu by'imivumo uko biri kose aba babikoreye barababaye nimba umuntu usa umwubarayeho ukamutera inda uri umupasiteri icyo gihe wangirije Imana ni nko kugenda usebye igihugu uvukamo ukakicira ukangisha abantu igihugu bira rero byatumye abantu banga Imana barayizinukwa bituma banga n'abahanuzi b'ukuri ubu kuvuga ngo uri umuhanuzi babiteye umujinya kuvuga ngo uri umukozi w'Imana bitera abantu iseseme nta kindi nta handi byaturutse ni kuri abangaba batobye umurimo w'Imana yego kare mu kanya mbere yuko ngugarukaho wavuze ati Bishop Gafaranga n'ubwa mbere twicaranye ntabwo nari muzi numva tsa n'utangaye hari ikiganiro nkuretse kubona wagiriye kuri Xilage TV wakoranaga na Manibu kubaza kuri Mama Charlene uzi ko Mama Charlene ni trend yamaze iminsi ari kuvugwa cyane mu itangazamakuru kubera ibintu babigiye bitandukanye ntabwo ari byo nshaka tuza kugarukaho cyane ariko uburyo wavuze uburyo wamuvuze nagiraga mu ahubwo musanzwe muziranye ku muri inshuti nyine tu niko nabitekerezaga ntabwo musanzwe muziranye Bishop nanjye n'ubwa mbere uko niko kuri nk'umuntu nabonye ushaka kwibaza ngo kuki Gafaranga undi akenshi iyo wubatse ikintu umuntu akubwira ngo fata umuhini ujye kugisenya bya bintu burya akenshi ntabwo wajyayo wareka bakabisenya ariko we ntiwakigirayo bino bintu ikintu mbivugiye Mama Charlene ntabwo nari muza amaso ku maso ariko nari mufite ku mutima wanjye kubera iki kubera ibyo yanyidemyemo burya mu umwigisha mwiza no gusigamo ikintu hari ibintu Mama Charlene yasizemo nyuma yabwo nza kumva ibindi bisa nkaho binkurura kubivanamo kandi byo narifataga nk'umumaro kuri nge byampaye umwanya wo gutekereza ku kintu bintu byaje kandi burya mu gutekereza ni naho umwuka tuka agwishuranga ibintu gutekereza byaba ari byo cyangwa atari byo cyo kintu buryo ujye ukemera uko biravuga ngo
ngo kubagoramye izaza nk'igoramye kubagororotse ngo kuni ku kigo gizaza nk'ikigo bivuga ngo rero nge nahaye umwanya ibyo nabonye n'ibyo numvise bitekereza maze kubitekerezaho nanjye nk'umuntu burya y'Imana yaguhaye burya umwanya wo kuvuga ukumva burya uhemere kukoresha nanjye nk'umuntu rero wasuwe n'umunyamakuru nanjye mvuga ko nabibonye nyuma yabwo no rwose hari bitaragenzwe bitarashimishije abantu ariko nibyo navuze ngo nkunda kuko sinkorera abantu ariko ntabwo nari muzi ariko ngiye ibintu navuze nabisubiramo hari ibintu yakoze kandi nemera nkanjye nk'agafaranga by'ukuri ahubwo noneho imbaraga twagakoresha muri no minsi nizo kubishyigikira kugira ngo tutabisenya ahubwo reka turebe reka twere kureba kuri ibi navuze cyangwa ku byaje bishya reka duhere ku byo yakoze ise byari ukuri vuze na kano kantu bakiri bantu mureba YouTube bijye mushyiramo n'ubwenge burya hano nawe urahareba ukanasaba umwana ubwenge kabugura n'ujya ureba ama video ngiye mpamvu uzi n'impamvu nabyanareje yoba birabigano no mubyeyi yakoraga yarabikoreraga ndagikocoye rwose barakara yoba yaragikoreraga nko mu kuma YouTube yanyu nari kuvuga ko nari kumurakara ariko hari ibiganiro ibintu bari kuvuga yakozemo amakosa hari abagabo mbona bari bamuhagaze inyuma bamurusha imbaraga kandi babaga bamuhaye mikoro bayimuhereye iki sicyo babashomba jewe nimvuga ikintu ndakivuga nkuko ndagira ngo nawe mu Kristo dufatanye turebe uyu ni umwana waho yabarizwaga abamuhaga umwanya kuki babonaga ari kuva umwana yiri kutavuga amafuti muri saro mu baketsi ugamugumisha muri saro gusa ari byo ikibazo none rero ngiye nk'umuntu nkanjye nk'agafaranga wongeraho n'Imana yahagurukije navuze uko byumva uko byagenda avugisha ukuri ari n'uwavuga ngo hari n'abavuze ngo Imana ishimwe ngo runaka wenda cyangwa ngo uriya muntu ngo aje kurwana yewe ntabwo nabura kubivuga kurwana kwa mwuka nemera ntabwo ari ubwo kujya kuri social media kurwana nemera nuko gusenga Morodekayi uvuge Bibiliya tubwira ngo Namani yaramusabye aramubwira ati wanze gupfukama burya baranobwiye ngo pfukamira burya nibwo bakoranye ikiganiro usomye bire neza pfukama ngo bati tujye twebwe abayuda amina ntabwo tujya dupfukamira abantu Bibiliya tuvuga ngo n'igiti bakimunyujije imbere cyo kuzamubambaho arakireba abonye bimucanza aravuga ati umwanya no gusenga akubita ku magunira ubundi akubitira inzandika abayuda abwira no yarabereye se wabo ati rero ndabona byakaze hano usenge unatugereye n'ibwama ariko naho utabikora nziko Imana yanjye izantabarasha amina birangira finali Imana ihagurutse irirwanirira uzi impamvu Imana yirwa niko yagiraga ngo ihamyereze mu mutima w'ibyo Morodekayi yizeye ko bishoboka none niba umuntu akubwira ati ngiwe nabayeho imyaka senga none ndabona byanze bivuga ngo watsinzwe ngo tugusengere ahubwo wijya gutanga ubutumwa ni ikibazo bani bw'umugisha reka soreza aho ngaho bari kusoreza aho ngaho ariko turimo tusoza we sorry ntabwo ndi gusoza ikiganiro dusoza iyo ngingo hari ubutumwa bukomeye ushobora guha abantu uretse reka tureke na mama Charlene tureke Bishop Gafaranga tuvuge muri rusange ese ubundi abakristo abantu b'Imana bakora iki mu gihe umuntu w'Imana mugenzi wabo yadutsweho n'ikintu gishya swati ni ikintu kimuvuga neza cyangwa ni ikintu kimuvuga nabi ariko reka tujye ku ruhande rw'ikimuvuga nabi ese ubundi kumutera amabuye nibyo byiza cyangwa kwifatanya nawe ugasenga ukamuba hafi muri ibyo bihe bikomeye abarimo nibyo byagombye kuba byiza aho hari ubutumwa Bishop Gafaranga bitewe n'ibyo avuze yaduhera abantu bakurikira iyo bukamana yes ubutumwa navuga aha tungewe yo mvuga impande zombi yego twebwe abashumba ntabwo turi guhamagara inama ngo tuzereke Kristo zikizwe ahubwo turi kuzihamagara ngo ziduhe ubutunzi bwazo ntabwo twe turi guhamagara intama ngo zikizwe ahubwo twe turi kuzihamagara ngo ziduhe ubutunzi bwacu nazo kubera ko rero zabonye ko zifite ubutunzi dukeneye zazanye ubwibone kuko buryo umuntu wakuzana amafaranga ni wamubwira kureka ubusambanyi n'ubusinzi yo yazanye ubwibone mu itorero agusaba ko uzana abantu bamucurangira neza rimwe ngo uzajya gusanga uragira ngo unyumve izo ngingo zombi umukristo asigaye aza gusenga ashaka kuvuga ati hari agakorari karirimba neza bafite ibyuma byiza Bishop baguye kugira ngo bajye mu masara agezweho abantu bari kujya mu makeredi ngo bagure ibyuma ngo bikanze ngo ibyo kwa runaka ngo ducurange ngo abantu batinye rero unose nimba umuntu ajya mu kimasoro kugira ngo bamubyinire bamucurangire neza wa muntu burya kujya mu itoro bakamucurangira neza byamunaniye
bivuga ngo natwe bashumba turi gushaka ibikurura abantu by'ibinezeza bakaza baje kubireba bakeneye amasharene none wa muntu rero bakeneye amasharene yabwirije neza akakunda akanacyandi yaguye kuko uzareba amasharene ashaka kubiza ati Imana nuko umuntu ushaka kwitaba Imana niyo gerana imbere kwitaba Imana ni ukugarukira Imana ariko kukasobabwa akavuga kwitaba Imana akaba ari ibyo acyura mu mutwe we kurenza ubutumwa yavuze kuko ntabwo umuntu yaje gushaka Imana yaje gushaka aho bamubyiniye cyane aho bakubise ingoma cyane korari yasimbukiye mu birere agaza no gushaka noneho naho amasharene yavuze ikintu yacitswe bivuga ngo ntabwo rero narenganya ababikora kuko nibwo rwego bari abavuga butumwa bagiye ku mbuga nkoranyambaga ngenda ndanumva ngo narabikurikiranye cyane niyo umuntu abivuzeho gutya niko buryo wahaye ikintu umwanya urakimenye umuntu agahagurukana n'umugore bagasiga abana mu rugo sinzi niba bari basize bana basasiye ko burya na Satani Imana yanga umwanda buryo ugiye gusenga utasize ushashe burya aba ari umwanda buryo ugiye kubwiriza ubutumwa asize utuhagiye abana burya aba ari umwanda na bwa butumwa ntibugendeka neza nimba umuntu afashe madamu ntamusige ngo asigara amutekera akamukarabya bakajya kuri social media kuvuga ngo uriya muntu nguma amashinga nareke kuvuga ubutumwa bw'ingo n'abagabo reka none ngiye bwiye n'abantu kunana abantu babera abasazi tugiye guhamagara abantu bakomeza ingabo ntabwo duhamagara abazima duhamagara za kajorite kuko burya kajorite nijya kubwira abana ati mwabana mwe mpamvu nabaye kajorite hari aho byasabye ngo ndase Satani namanutse ngenda zamura umutwe niyo mpamvu barashugutwe kuko burya kajorite avuga n'ibintu afitiye amakuru uko burya mu rugamba yarwanya aba yarahuriyemo n'ibindi bintu bivuga ngo na mama Sharena aravuga ubutumwa bavuze ngo ntago apfuye kuvuga ibyingo ndi kuvuga ku bavuga ubutumwa buriya muntu ngavuga ibyingo gutabyara munaniye ahubwo dukeneye ibi nyine byacanze kugira ngo twebwe tubwire ducangane turabazima dukeneye umuntu byacanze kuko uyu byagacanze akubwira uyu mudamu aze agahinda ko kuba nta mugabo ararana urumva azimbeho yo mu buriri ya wenyine bunguye anakubwira ati bomba rika imbeho ni hatari uyarihahira azingaruka zo kwihahira yakubwira ati umugabo nawe yaba gutera urushyi mwihome haguhaye kuko we azibi urumva iyi ni kajorite y'urugamba none uti nimba utegereye ngo wumve kajorite urashaka kumva nde no ubutumwa rero nimba nawe ugiye kuri social media kuvuga ngo kajorite ntivuge kandi yararwanye sha nabazima bakunze Iyobokamana TV uyu ni Bishop Gafaranga aravuga ibitekerezo bye kandi biri mu butumwa bukomeye byanze bikunze no kurikira neza ibingi bari kuvuga haba harimo amasomo menshi kandi akomeye Bishop mama Sharirene waragiye ubukurikira kenshi mu buryo butandukanye wumvaga umuntu aguhuje nawe ngo muganire wamubaza nk'iki navuze ejo bundi ndemera kuba musaza hari n'abageze ngo nani kugira ngo nteretene ndi umupapa n'abana batatu ufite umudamu nanaguye nagwira ahandi sinkeneye mama Sharene ngo ambere umugore tagira n'uvuga turamwe ari amagambo afite ari gutereta ikino bintu ndi kubivugira je nkunda sinzi ukuntu umutima ngenda umuntu wababaye nanye nkunda umuntu babaswa kuko burya impamvu mbivuga gutya ikintu maze kwemera mu myemerere yanjye burya nutangira kujya saa sita turi kubona ibiryo bitaguhaza mu gitondo ukabona icyari k'isukari idahagije nimugoroba ukabona ibiryo ukabona ibijumbo ukabura isosi burya jya umenya ngo ubabara bibure jurakara bya bintu bibure fresh ubwirirwe uburare n'amazi ujye ubona gukaraba ari hatari buryo urugamba rugiye kurangira yego rero mama Sharene niyo mpamvu namukunze impamvu ndiko niyo mpamvu ngiye no gutungana kuko nyina amaze kubona ko hari ahantu agiye kugera kuko buryo bagiye kugera ahantu hakomeye urabanza ukavugirizwa induru n'abakomeye kuko impamvu ya mbere barimo baragenda bagusunika mu mugambi w'Imana bivuga ngo niba gushaka kumugira inshuti kugira ngo azambere umumaro mu minsi iri imbere mushiki wawe Marshal urabyemeye se kubera Bishop Gafaranga mushiki mbere yuko ngisubiza njyewe sinkikunda kureba ngo abamvuze kuko biba ari byinshi ariko ikira cyigisho yatanze hariya kuri Gisiraje nacyohererejwe n'abantu benshi dore mama Sharire dore waba Bishop Gafaranga
ntabwo nawe agiye kunzanira nyine ibyo bambuze kuko byose barabinyohereza ariko mbona uyu banzaniye ari abantu benshi ndavuga inti reka numveho gato ariko ngenda mbisimbuka nkanda hano nkanda kugira ngo byihute ndebemo ngirageze nta bintu birebire noneho mpita nkanda ahantu havuga ngo mama Jane nyemereye akambera nkaba musaza ubwo se wakanga umuntu kubera musaza muri iki gihe erega afite yereko nta muntu uri mu mubiri nta n'umuntu w'umupagano ushobora kuvuga iri jambo muri iki gihe niyo mpamvu afite yerekwa ubanza ari n'umuhanuzi kuko ari mu bantu bake bageze nko muri 3 cyangwa 2 batinyutse kuvuga ibi bintu hanyuma rero narabyemeye cyane ibyo kuvuga ngo gutereta usibye inkozi z'amabi zivuga ibyo bintu urwego ndimo n'ububyeyi mfite ntabwo ayo manjwe ujye ubihorera bavuga ibyo bashaka rata ndakwemerewe musaza wanjye kuko nta nubwo nazakwibagirwa ahubwo kuko umuntu wemeye kwa musaza wanjye muri ibi bihe nabo mfite bari kumvaho ni umuntu ukomeye ubu hari abantu nanditse ahantu ubu no muri nimero zanjye za telefone harabona himbye amazina yego harabona ise ba magambo bamunwa muremure bitewe na message banyandikira n'ibitutsi kuko buryo nko mu minsi iri imbere hari nabona burotse biterwe n'impamvu nyene z'ibintu hari nuza geta guto kamugora wagahita bihurutura bitutsi nkahita mwandika ngo ni bitutsi nuko ubu rero ni umuntu mbwiye ijambo rikomeye muri ibi bintu ndanyuzemo kumbwira ngo ye umuntu wemeye kwa musaza kuba mushiki w'umuntu tukwa nkanjye hari andi mavuta hari n'irindi yerekwa afite kandi ibyo avuze ni ukuri ntabwo ari mu mubiri nk'ubu mu minsi iri imbere uko biri kose ntabwo azagira ipfunwe ntazagira ipfunwe ryo gukina filime nabona ibyigisho byanjye ntazagira ipfunwe kuko atigeze aba mu ruhande rw'abagize gute rw'abampizi hanyuma rero birashimishije kandi ndabikwemerera rwose nta kibazo bari guhumugisha yes bakunze Iyobokamana TV murumva ko twahuje umushiki n'umusaza kuri kamera z'Iyobokamana TV kandi burya ibintu byose bafite icyo bivuze ibintu ubivuze nyine ubwo mu ijuru bafite icyo uko babibona buriya nibo baba bazi ukuri Bishop Gafaranga wowe niki wamubaza mu masharire ukurikije uko mubona uko muzi nta kintu wumva wamubaza wenda tukiri mu kiganiro tutarasoza kuko turi kugenda dusatira kuza kugana ku musuku hari ikiganiro wenda numvise yabivuzemo ngewe amatsiko nari mfite nayo kumbona nese ni umugabo none kari agasore gakina nyine kigana abashumba nkabona na gasore kubera n'urubavu ruto ariko nishimye cyane kuko numvise ari ikiganiro avuga ko afite umwana afite abana byashimishije afite abana n'umugore uko bikose ni umuntu w'umugabo nta mugabo rero waza kuvuga ubusa ntabwo ari inkunda rubyino ibyo avuga arumva ni umuntu mukuru ibyo nari kumubaza byose ni nkaho yabishubije ne kubaza mbese uri umugabo none yabishubije ufite abana nanababonye abana be gusa icyo namubwira courage Imana igushyigikire muri uyu murimo nyine wo gushyira hanze ikomeze kwagurire n'ubwenge kandi Imana iguha umugisha nta bibazo bindi najya kurirwa mubaza ibibazo bindi ageze tukubera ko turi kuri Iyobokamana TV Bishop Gafaranga reka mubaze wenda ikiri kibazo Bishop muri comedy wakinnye zitandukanye ugarekana abantu bararamugani hejuru yabo basengera werekana abatubuzi mu buryo wajye ukora utuntu twice muri comedy zawe zijyanye no kuburira abakristo ko uko bakwiye kwitwara mu bakozi mu biyita abakozi b'Imana bamwe ko ari ibirura biri aho ngaho niye comedy wakinnye ukabona nawe ubwawe ukabona feedback zayo cyangwa ukabona yuko ikaba yarabaye record mu mutwe wavuga ati comedy rigeze nkiri meze gutya na gutya ati niyo comedy abantu bambwira yuko ibi tazaba mu mutwe comedy nakinnye abantu bakabatera ubwoba ko no kwitoro yarahageze mushumba hanga se muhungu wanjye we ntibizagukukiramo no komeza kujya ugenda bakoraho kuri niriya yo kubarara ku muntu yo kumwubararaho by'abana byabaye yarakubara yirebye niho nahuye n'ama message menshi indi nanone navuga itarabuze kugira kunyereka ko yagize imbaraga ni nk'eshatu ufite indi nayo niyo nahuje umuhungu n'umukobwa ariko nge mbishije mu buryo bw'umwuka kandi bari abahanuzi kandi biraba yindi yane ubwo nigaragaza ko abantu koko hari iyo nakinnye baranakoze ku
burya abanyarwanda bakunda n'umuntu ubabeshya ukuri ntibagukunda. Hari ubwo bavuze ngo njye gafaranga ngo nakinishije Imana ndamara iminsi ngo ndapfa nta minsi ndi bumare. Ukajya muri umuntu akavuga ati shobora cyariho nyuma yarwo ni ikintu iyo napfuye nyana mu isanduku niyo comedy nakinye na film ifite views nyinshi kuko nanditseho ngo Bishop gafaranga yapfuye mu buryo butunguranye. Ndabizi abantu bakunda bapfu kandi izo nkina ndi muzima bagakuzureba cyane. Ni ikibazo biragusaba kuzongera gupfa nongere mfite abantu banyu mwazirebye neza zirebye ngo kuri Bishop gafaranga. Yes zoro nagiye nyina nkabona abantu barazakiriye na nyuma yabwo zagiye zituma harimo abashaka kumpa ruswa bonero no kubiyabana n'ubundi arimo nambiyamira imbere ya kamera sinkorera amafaranga kubwa ruswa gute yara bagiye bagura tubigura ngahe ibyo zino ryiyambure gende uveho abantu ibi bintu cyo kubikina. hari uwo twakoranye ikiganiro Kicukiro n'umunyamakuru ari umupasiteri namubajije ikibazo birabonanira ry'indimi imbere ya kamera yahaye umuhungu wari wagifashe 1,000. Icyo kiganiro ihangano tumwanyu gisibe nk'icya parodi. Ati kwa Kristo banje bakibonye n'inzi ko yagonga katazi Bibiliya bana sanze kayize. Nimwe kambwa ati hangane kugwanya no gutesheje gose kiganiro bisabye kunyura mu buryo byagenze avuga ati sasa rero nimba yafashe nyine hangane ubwo gisibe. Aramuretse aragisibe. Hari n'abandi bajya mbwa ati hari n'undi wambwa ati muhungu wanjye rero ndashaka kukwakira mwitore maze kugira akazina hanza n'ibisambo rero niba munzahora bora wagira ngo nge bamenye intege zo kubireka dawe bampa imbaraga zo kubikora. Birumvikana nimba umupasiteri atizera imbaraga z'abaririmbyi afite n'umurimo Imana yamamagariye bagashaka kwizera imbaraga za gafaranga nuza bagushyira ku gikirishi nkagaragaza ko uzazi wanjye ku cyumweru abantu baziyongera ngo minota 5 kubite comedy nje abantu banyembaturisha bibaze pe nka biriyo kina nyine y'umuntu abimbwiye nje ahitamo kurara ntekereza ndi comedy ndi gukina bivuga ngo nje comedy ndi gukina content nyinshi mu ndwanyiriza nimwe muzima urumva mwavano nimwe mu ma content none niba agiye kumeje ubundi nagiye kumva ikiganiro cy'umukobwa ufite umwana w'imyaka igera nko 8 ngo bateye inda aramubyaza aravuga ati nume nibanga nzakwica. Ibintu bibi kibazo nose bo nkiri yagiye ntikina karakantu mba nkinye n'Imana cyangwa nyinye n'amayide babampaye. Birumvikana bivuga ngo rero nge munyihera amayide ni mukizwe dukizwe dukorera Imana. Ariko bisho hari ikibazo wenda nakubaza kibe ntabakurikura wari waganira n'Imana nari ndavuga uburyo mbivugamo ndabuzerega bw'abanyamwuka nkuko ndi umunyamakuru. Hari ukuntu umuntu ashobora kubona Joel kwakora itangazamakuru rya Gikristo wenda akanavuga uko ashatse akanangiriti kuko ashaka akanantuka ibyo ashaka ariko bakavuga ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo ry'uwayiteretseho. Nge nkaba mfite icyo navuganye n'Imana nzi nkorera mfite uburyo ibyo ndi gukora nzi ko ntari gukora amahano. Ubwo byaba bimeze gute kwa Bishop gafaranga? Kwa Bishop gafaranga ntabwo niyoberanyije uzi ko mfite n'icyumba nageze kuyobora cy'amasengesho cyane undi baza ngo umwuka yagufasha te nakundaga gukoma ingoma mu rusenge mu cyumba cyangwa gusenga tate nkoma ingoma Imana ikanyishimira. Ngiye mpamvuga ko navuga Imana twaravuganye binama n'ikizere gikomeye cyane yuko navuganye nayo navuganye nayo irambwa ati mwana wanjye nzakugenza gutya ayo majwi numvishije impamvu nyamahamya ko ntumvishe Satani niko nicayemo. Yego ndabyibuka ari Imana yambwiye niho ndasenga ndi cyangwa gumeze nabi tugere ndi gusengera igare mamusharire mbwire ati Imana ko umusore wacu mu Bugarama abagugezwe y'abagatunzi igare undi bakafite nk'inyuma y'ibishanga ntabwo kore dufite ndi gusenga ati Imana uzame igare umubyeyi umwe araza burya abahanuzi bariho batari abanyamitwe barahari araza ngura mu nguni ndi gusenga nsengera igare mu biti gishyiti toka bisengera igare Ani kujyanye Kigali kandi Kigali cyo gene narahavuye naho byaracanze nkora akazi ko mu rugo narahavuye nabi ati usubiyeyo ati bati wa mubyeyi wa uri kusubiza urazi ati usubiye Kigali yabivuze urabona nyine bitewe burya abantu bahanuzi mu cyaro burya kenshi biko umwuka w'ubuhanuzi burya nawo ujyana n'ubwenge umuntu afite bo kenshi bitewe n'ubunye n'ubumenyi baga bafite bo banahanuriraga niyo cyabaga ari ikintu cyabakiri prive baje kubitaga muri rusange ariko ntacyo bidutwaye ntibyatumye tutagera aho twagombaga kujya. Ambwira ati Imana kujyana Kigali Imana kubakiye Kigali ntabwo uzakodesha uzanakodesha abandi bantu
ibyo impamvu bivuze si ubwiyemezi mbivugiye kuko Imana ivuga kandi igasohoza iranambwira ati kandi ikindi Imana iguhaye abana reba umuntu ukubwira ngo Imana iguhaye abana no kurya nawe ubwawe byakunaniye uhita uvuga atabona iyo nahise avuga atabona abazimu nta muntu bitabaho bitewe ari ubuhanuzi bagukubita bitewe n'ibihe urimo n'ubwaki navuze atabona abazimu Kigali mpaye abana n'uwo mugore ndabyibuka tukiva mu matano twasohotsemo tumuvuga amagana asigaye yarigeze bamenya nkuko nyine bari kuvuga ko iyo nabasigaye ari ntoya bamenya turabona ko nta n'uri uramwana nari muto ariko reba mwabonye inkumi yanjye udusore turi kwinjira amajaja inkumi nziza cyane bivuga ngo rero Imana iravuga kandi anavuga iravugira ko utuye i Kigali umufasha inzu urayitegereje ngo itegereje ntabwo ndi mu bagabo bategereje inzu mba hanze se ndi mu bagabo bari mu nzu zawe nta mugabo nkomangira ngo mwishyure kuko amen urumva rero bava kure Imana yagize neza niyo mpamvu rero burya mbona no kubwira abantu bavuga ngo gafaranga kina n'Imana ni ukwibeshya kuko Imana ifite inzira igihumbi yanyuzamo ntutabo umurimo wayo ni ukuri kose ifite inzira igihumbi yanyuramo ntutumuvuga kandi ikindi ari n'ibintu nyakunda kubwira abantu ibi bintu twe dukorera byo kuvuga ngo twabayeho na n'urugero rikamuvuga ngo twabaye abasitari nta kibazo bakuza bavuga ubutumwa bameze nka banabiharaniye ngo bamenyekane ntibamenyekane kuki se batamenyekane none se kuki uyamenyekane harimo umugambi w'Imana urwanya ubyiho niyo mpamvu na Bibiliya burya hari umugabo bita Dawidi urabizi ko yarwanywaga n'uriya mugabo bitaga Sawuli ariko hari aho Bibiliya tuvuga ngo hari aho Sawuli yabonye hari aho Dawidi yabonye Sawuli yasinziriye umutima uravuga ati mukubita inkota itapfa ariko yibuka ijambo rivuga ngo umuntu Imana yasize amavuta ntago akwiye gukinishwa ariko none ariyumvira ati singomba kugenda ntamweretse ko byari bushoboka Bibiliya tuvuga ngo akata ku kinyita cy'umwitero yari akenyeye aragenda uzi impamvu uriya mugabo hari ikintu cyasabaga Dawidi kwica Sawuli yari dayimoni kuko biravuga ngo uw'Imana yimikije amavuta nawe uzamukora bizamugwa amahoro bishaka kuvuga ngo uriya mugabo wishe Sawuli yari umwami ariko Dawidi kuko we yarazi impamvu yabyo ntiyigeze yicuriya mugabo ahubwo uwamwishe nawe yahise uwikishije uwasizwe amavuta inkota nawe yikishijwe indi bivuga ngo Dawidi yakiza gukora ikosa ryo kwica wa mwami kandi Bibiliya yatubwiraga yuko ari gushaka kuzasimbura nde Sawuli ariko aravuga ati mwami ufite amaboko akomeye nimba uno muntu yapfa wamwiciye ntabwo mwica abaratsinze binavuga ngo nimba Imana yarafashe mu bamama magana ngahe bari muri uru Rwanda reka rero no kujya hanze yabo kafata umuntu nka Mashareni kamwizamurira atanabigizemo uruhara akivugira nkuko erega nawe waravuze ariko byaranze ariko yaravuze biremera ibaza impamvu byemeye ntabwo ari ukubera uburanga si amashuri ibaza icyo kintu rero nujya kurwanya icyo kintu Imana yizamuriye uraza guhura n'ikintu gikomeye impamvu ya mbere uri kugendera mu bantu igihumbi ariko banza urebe ko ari bo bukuri biravuga ngo inzira ifunganye izaba inyurwamo n'abake ariko ngo hari inzira y'ururangari izaba yirukankarwamo n'abantu benshi kuko ni inzira yoroshye nyine ntibabyigana ariko inzira yo kubyigana urumva nimba uri kubyigana urabyumva uri guca mu buvumo hari ibishito ku ruhande hari ibinonko urumva biri kugukobagura birimo no kubanza icyo ashatse gusobanura birimo gushaka kureba ibintu bari kuvuga kuri cyangwa se amajwi urimo urumva ugomba kubwira mu Mashareni umuntu Imana yizamuriye gigana uraza kubonamo umwanzuro ariko nugendera mu kivungi ushobora gushiduka uhuye n'umwaka utazi bakunze by'Iyobokamana TV mwabyumvisha mwangira ngo mwakurikiye kino kiganiro turimo tugana ku musozo hari ubutumwa bw'umwihariko mwatanga bakamere kwa Mama Sharene niki wabwira abantu turimo tugana ku musozo kuri iki kiganiro ubutumwa bw'umwihariko natanga no kwiga kugisha inama Imana mbere yo kuvuga no kwiga gusenga ukayoboza Imana inzira kuko hari umuntu witwa Ezekiel Uwiteka yamutekesheje amabyi ntabwo Bibiliya ivuga amaziranenge n'amabyi tugende hariya mu murwa rwose ugende uyabize nkuko urumva ibyo ni ibintu bibi uko biri kose hagize uwibeshya akaza hariya ibintu bamukorera simbizi bishatse ko ngo hari ibintu Imana ibitekereza n'ibyo abandi bantu batekereza irongera iramubwira ngo hari n'undi mukozi w'Imana Imana yabwiye ngo ajye gushaka umugore w'indaya ugenda ushaka umugore w'indaya byonyine no gushaka umunyamahanga mu Bisiraheli ntibyari byemewe
ariko na n'uwiteka arambwira ati ntushaka umuzimuzane indaya kabwera aragenda aramuzana kumva uwiteka arashaka kwigisha abisiraheli uburaya bwabo ubusambanyi bwabo basambana n'izindi mana muri make hari n'ibindi bishobora kuzaza yewe ushize nabwiye abantu ngo Imana ishobora kumbwira iti ngo haye misiyo mu basiramu aho waturutse subirirayo hari abazagukurikira nakubitamo umujitandiyo nkajya ntanga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nkajya sari kuko kumwe basari 5 ku munsi kuko ndi kuri misiyo y'Imana simpe no gukina comedy simpe no gukina filime turi kwamamaza ubutumwa simpe no kuvuga ku itangazamakuru haje n'ubundi buryo butamenyerewe dushyigikiwemwe n'ijuru tuzabikora kuko ishyaka no mweta rugukorera iki Imana umuntu rero ashobora kudacumuzwa n'ibyo yakoze agacumuzwa n'ibyo yavuze abantu b'Imana bige gusenga no kuyoboza Imana iki inzira kugira ngo batazajya bafata ibibembe kubw'abakozi b'iki b'Imana yego niyo message natanga hari message ya nyuma mwamuzindi nyinshi mwatanga ko mbere yuko tugana ku musozo murakoze ndashimira abadukurikiye nshimira namwe mwatwegereye ngo dutange ibitekerezo byacu Imana ibaho umugisha wenda n'ikindi nakongeraho kuri ibi message ya nyuma abantu bavuga ngo dukina comedy ntabwo ariko twazanye comedy kwisi comedy ya mbere yaturutse mu ijuru abantu umuntu wakinye comedy wa mbere niwe tubikomora ni kuri Yesu Kristo kuko nawe yarayidukiniye aho yari Imana kemera kuba umwana aho yari umukungu n'umukire akemera kuvukira mu muvure nta wakinye comedy kurusha Imana rero abantu batubuza no gukina comedy ni mujye muri Bibiliya n'Imana yarayikinnye iremera barayibatiza idafite icyaha iremera barayibamba zikiriwe zukiriya ni comedy ivuge ngo rero na Yesu ya no mu ijuru yaravuga dufite ibintu ntabwo muzo tubikura ibintu tubikura kuri sogokuru tubikura ku Mana yacu mwidutera amabuye n'Imana yakinnye comedy Mana yatobya kondo iyo ni comedy kozaho umuntu ku maso arahomuka iyo byushyize muri logique iyo ni comedy yarayikinnye yemeye kujya mu nda y'umugore ari Imana gusubwo urumangiye bafara nimba Imana yaradukiniye comedy nganiryo naye nageza hayo bivuge ngo rero muba abanyamwuka Imana ibamugisha okay reka tubashimire cyane kuba mwari mukurikiye iki kiganiro Iyobokamana TV gukora share na subscribe ni ibintu byiza cyane no gusura Bishop Gafaranga official hariho official ni Bishop Gafaranga ukareba izo filime zose ukareba izo comedy nyine n'ibindi byose ugasharinga ugasubscribinga byose ubu uri kumuteza imbere nyine reka rero tubashimire mwakoze cyane Imana ibaho umugisha kuba mwemeye kutuganiriza ariko tugutume nabandi bashumba ndabigutumye abandi bashumba nabo rwo bakubariza ku ruhande zabambwire ngo bazajye baza bavugane nanjye kuri kamera niko bimeze twere gukomeza dukupfa ubusa nk'abana ubutumwa burumvikanye kandi tuzabutanga yeah. Okay.